uyu munsi mu kanya gatoya katari kanini hamaze gusohoka itangazo risohowe n'umutwe wa M23 cyangwa se AFC M23 basohoye itangazo ryikura muri bya biganiro byagombaga kubahuza na leta ya Kongo cyangwa se byagombaga kubahuza na Tshisekedi. M23 yise ibyo biganiro byikuramo. Mu itangazo basohoye none bavuga ngo ibiganiro byagombaga kuduhuza na leta ya Kongo byagombaga kubera muri Angola ntabwo tukirikiyemo tubyikuyemo. Itangazo M23 isohoye yikura mu biganiro byagombaga kubahuza na Tshisekedi. Kugira ngo byari biteganyijwe guhera mu cyumweru gishize mu ntangiriro niko twatangiye kubona bavuga ngo ubwo byasurwaga na leta ya Angola ivuga ngo Kongo cyangwa se Tshisekedi noneho avuye ku izima yemeye kuganira n'abantu yahoraga kera tuka cyangwa se yavugaga ko ari ubumwe atakwicarana nabo. Twarabibonye Angola yaratangaje ko Kongo yemeye kuganira na M23. M23 rero twaribonye ivuga ngo Tshisekedi najya yarabyemere cyangwa se leta yibyemere ko bashaka kujya mu biganiro natwe noneho bakeneye kujya mu biganiro natwe. Ibyo Kongo yarabikoze koko basohoye itangazo nubwo bari batinze bavuga ko bazajya muri ibyo biganiro bizabera i Rwanda muri Angola kugira ngo baganire na M23. M23 nayo ubwayo ku giti cyayo uyu munsi kuma kare amanywa M23 yasohoye itangazo rivuga ko yamaze yo guhitamo abantu batanu bagomba kujya kwihagarara. Yamaze kubahitamo n'amazina yabo yatangaje yashyize ahagaragara. M23 ivuga ati ibiganiro bizabesha umunsi ku itariki 17. Ibiganiro byagombaga kuzaba ku munsi w'ejo ku itariki 18 harabura amasaha make. M23 umwanya ushize yabanje gusohora itangazo ry'abantu batanu bazaduhagararira bazajya kuganira na leta ya Kongo muri Angola mu rwego rw'ubuhuza. Ubona hari n'ibyo bagaragaza ko ugomba gushyirwa mu isanganiro kandi kuko M23 igaragaza ko iyo iki kintu kugira ngo bigarure amahoro, igaragaza ko idakeneye n'intambara, ishaka ko amahoro agaruka by'umwihariko mu gihugu cyabo cya Kongo. Niko byari bimeze kugeza ubwo noneho muri kano kanya turi kuvugana bahise basohora itangazo rivuga ngo ibyo by'ibiganiro tubivuyemo twikuye mu biganiro ntabwo tukigiye kuba twaganira n'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi turabihagaritse. Kugira ngo bigisohoka ndaje basomera itangazo basohoye ku bivuga mu itangazo basohoye ndaje wenda ibindi tubijyamo nyuma. Itangazo ngira ngo uri no kuribona kuri screen yawe. Itangazo risohotse ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi. Itangazo risohowe na AFC cyangwa se Alliance Fleuve Congo bavuga bati twebwe Alliance Fleuve Congo M23 uko bita nyina y'amahoro uko abiri yabaye rimwe yafatanye. Ati tubabajwe cyane nuko bimwe mu bigo mpuzamahanga ubushake bwabyo cyangwa se bikubikora bibigambiriye kugira ngo binanize inzira yo kugarura amahoro muri Kongo yari iri kugenda igerwaho. Icyo gitangazo M23 yisohoreye ivuga ngo M23 AFC M23 tubabajwe nuko ibigo mpuzamahanga ku bushake cyangwa se bari kubikora nkana babishaka kugira ngo uyu muhate turi gushyiraho kugira ngo amahoro agaruke muri kano karere cyangwa se haba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo babigurizemo amahoro ntagaruke. Hano M23 mbega mu itangazo igaragaza ko ibihugu mpuzamahanga cyangwa se biriya bihugu byo hanze ari byo biri gukora uko bishoboye kugira ngo ibiganiro hagati ya M23 na Kongo ntibize kuba. Bakomeje bavuga ngo ati ndetse bakaba bashaka no kuburizamo ibiganiro byagombaga kuba bya biganiro byagombaga kuba ku munsi w'ejo byagombaga kugarura nyine amahoro. Bakomeje bavuga ngo ibihano bamwe mu bantu cyangwa se bamwe mu bamambure bacu bamaze gufatirwa. Biga mu kanya nari bakoreye ikiganiro kigaragaza ko ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi byamaze gufatira ibihano bamwe mu basirikari b'u Rwanda ariko nagara abagabo M23 yavugaga. Ahubwo muri iryo tangazo burana abasomeye bumvishemo n'amazina menshi y'abayobozi ba M23 mu mpande zigiye zinyuranye bafatiwe nabo ibihano n'umuryango w'ibihugu bigize ubumwe bw'Uburayi. Abo banyamuryango rero bafatiwe ibihano barimo uriya guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru harimo n'abandi benshi bose bagiye bakubwira ikiganiro kiraho hasi icyo cyabanzaga nabo bafatiwe ibihano babashinja gufata ku ngufu babashinja byinshi babashinjaga byinshi mu itangazo ryasohoye ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Bavuze bati hano M23 yakomeje kwitangaza ngo kubera ibyo bihano byafashwe n'abazungu cyangwa se byafashwe n'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, ibyo bihano bakabifatira abamambure bacu kandi bakabikora babona ko haburaga gatonya kugira ngo tujye mu biganiro na leta ya Kongo. Ibaze ko ibyo bihano byafatiwe abagize M23 abamambure bayo biriya umuryango w'ibihugu by'Uburayi bafashe ibi bihano habura gatonya nkabura amasaha make cyane kugira ngo ibiganiro byagombaga guhuza M23 na Kongo bibi kubera ikiri ko babikoze. Nibyo hano mu itangazo binarimo M23 yakomeje ivuga ngo ati ibi bihano bahaye abamambure bacu bagize M23
bakabitanga haburaga gato ngo tujye mu biganiro i Rwanda muri Angola. Ibi ngibi ni ukwataka bino biganiro twari tugiyemo no kubisuzugura kugira ngo bitaba, kandi ibyo ngibyo biraza gutuma nta terambere mu byerekezo byo kuganira ko ruri buze kuba ryashoboka. Se bakomeje bavuga ati ibi bintu bino bihugu bigize umuryango w'uburayi bakoze byo gufatira abantu bacu ibihano babikoze bameze nk'aho badasobanukiwe, cyangwa se bakabikora bagira ngo bakomeze bashyigikire ubutegetsi bwa Tshisekedi, bashyigikire n'imigambi ya Tshisekedi yo gukomeza guteza intambara, kuko Tshisekedi makumyabiri na gatatu mu itangazo bagaragaje ko Tshisekedi ngo gahunda yari gukomeza guteza intambara. Niyo mpamvu mu itangazo ya makumyabiri na gatatu ivuze ngo ibi byemezo bifashwe n'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'uburayi ngo bari gufatira abayoboke cyangwa se abamambure bakomeye abayobozi ba M23 ibihano, bagasohora ibyo bihano babura gato ngo bajye mu biganiro muri Angola, ngo ni ibigaragaza ko biriya bihugu bishyigikiye gahunda n'imyumvire ya Tshisekedi yo gukomeza gushora igihugu cyo mu ntambara, cyangwa se gukomeza gushoza intambara hirya no hino mu gihugu. M23 mu itangazo ryakomeza ivuga ngo akomeje none isaba iyi miryango mpuzamahanga n'ibi bihugu by'amahanga ibabwira ngo bagarura amaso, cyangwa se ngo bagarure amaso barebe ibikorwa biri gukorwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi by'ubwicanyi birimo kwataka hirya no hino mu gihugu. Ikindi ubutegetsi bwa Tshisekedi buri kurasa mu baturage butarobanuye nimba ari abarwanyi cyangwa se abasivile. Ati ikindi Tshisekedi ari kurasa ibitwaro bye ahantu hatuwe n'abaturage benshi cyane, by'umwihariko natwe ubwacu kasaho turi. Ati Tshisekedi ari kurasa mu basivile by'ubwicanyi, ati ari kurasa mu basivile akoresheje indege z'intambara fighter jets, ndetse agakoresha n'ibyitwa ngo ni CH4 combat drones, ati nizo ari gukoresha. Mbega hano M23 itangiye inenga biriya bihugu byafashe ibihano, inagaragaza ko bishaka kwica ibiganiro byagombaga kuba mu masaha make nyine ku munsi w'ijoro n'amasaha make tugereyo, ndetse bahita banavuga ati turagira ngo ibyo bihugu bigarura amaso bibanze birebe ibikorwa by'intambara n'ubwicanyi biri gukorwa na Tshisekedi biri kurasa mu baturage akoresha amadorone, akoresheje n'indege zirwaye. Ndetse hasi M23 ishusho itangazo ryabivuga ngo kubw'iyo mpamvu rero ibiganiro byagombaga kuba ejo n'ubundi ntacyo byatanga. Ati tubabajwe n'uko organizasiyo yacu AFC M23 iya biganiro byagombaga kuzaba ku munsi w'ijoro yatubuzaga na Tshisekedi tubyikuyemo ntabwo tukigiye. Ahanini M23 kwikura muri ibi biganiro byagombaga kubahuza na Tshisekedi. Impamvu neza insanganyamatsiko cyangwa se ingingo nyamukuru iri muri iri tangazo ni nko kugaragaza ko ibyo bihugu biriya bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'uburayi ngo bimeze nk'aho bishyigikiye gahunda ya Tshisekedi yo gukomeza gushaka gushoza intambara no kuguma mu ntambara, kuko bo M23 ikomeza ivuga ngo twe ntabwo twumva ko ibintu bibazo byakemurwa n'intambara. Ati usibye Tshisekedi ubona ko ibintu byose yabikibuza intambara. Ati ni kubw'iyo mpamvu tugira ngo ibyo bihugu bigarura amaso hanze birebe ko ubugizi bwa nabi biri gukorwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ati naho ubundi ibiganiro n'ubundi ntacyo byaba bikimaze mu gihe ibiganiro bijya kuba mw'ibihugu mpuzamahanga cyangwa se ibyo bigo mpuzamahanga bagahita batangira kudufatira ibihano n'izi biganiro byagombaga kugarura amahoro tugiye kubijyamo. Ikigaragara ko namwe mushaka ko ibyo biganiro bitaba. Ati n'ubundi ibyo biganiro ntacyo byaba bimaze, niyo mpamvu organizasiyo yacu M23 bino biganiro ibyikuyemo. Batangaza bino biganiro mu minsi yashize kugira ngo twarebonye twese icyumweru gishize, twese twarebonye ko bino biganiro batangazaga ngo none Tshisekedi yemeje guhura na M23 nyuma y'igihe kinini byarananiranye ko bahura ngo baganire, cyangwa se Tshisekedi yarabyanze. Abantu bose byarabashimishije, abantu baravuga ati byibura bishobora kuzana amahoro abaturage by'umwihariko bari muri Kongo hariya baba bagerwaho n'izi ntambara, babyibura bakibonera agahenge bakabona amahoro. Abantu byarabanejeje baravuga ati amahoro agiye kugaruka. Ariko muri kano kanya ibyo bintu byose bihise bigirwa zeru, habura amasaha bakiga ibyo biganiro bibi. M23 isohoye itangazo rihagarika ibi biganiro, yari yahereye kare isohora itangazo ry'abantu bazayihagararira, yari imaze n'iminsi ivuga ko biriya biganiro izabijyamo. Ni nayo yasabye Tshisekedi arabwira ati kumfirima twe turahari, nawe uzaza tujye mu biganiro kugira ngo amahoro agaruke, cyangwa urumva ko bari bafite gahunda. Ariko ngo bakunde mu gukora cyangwa se baciye intege n'ibi bihano bikomeje gutangwa n'iyi miryango mpuzamahanga n'ibigo mpuzamahanga, ngo bimeze nk'aho byo bishyigikiye Tshisekedi cy'intambara ikomeza kuba. Iri tangazo ryasinywe ryandikiwe i Goma ku itariki 17, ndetse uwaryanditse ni Lawrence Kanyuka n'ubundi umuvugizi wa M23. Ni itangazo risohotse mu nama bivuze ngo abari biteze ibiganiro ni benshi, byari byashimishije ko byibura muri bo y'abantu bari kurwana ukabona bwanyuma bashyize intwaro hasi cyangwa se bari kurwana, ati tubanze tuganire, bari ibintu bishimisha buri wese kubona abantu bari kubana mu mahoro. Ariko muri kano kanya abari biteze ibyo biganiro ntabwo bikibaye. Ni mu gihe n'ubundi bino biganiro bigiye kuba, abantu bibaza ati siko n'ubundi abayobozi ba M23 benshi cyangwa se FC 23 bashyiriweho amafaranga menshi cyane ku mutwe wabuze abafata bagiye bakatirwa n'urukiko cyangwa se n'ubutabera bwa Kongo bashinja ibyaha bikomeye cyane
ndetse birimo kwishwa no gufungwa burundu bizagenda gutuma ibyo bizabanza bikurweho bizagenda gutuma ntabwo bibwisha ibyo biganiro n'ubundi bimwe mu byo bazaheraho baganira biraza gukurikirwa n'ikirero niba ibiganiro bipfuye cyangwa se banze kubijyamo harakurikira iki ese ibyo bihano biraza gukurwaho kugira ngo n'ababifashe kugira ngo iyi M23 isubire mu biganiro ariko ntabwo babikora cyangwa se bo baraza kwisubiza n'ubundi byari bigiye kuba byaragoranye ko izi mpande zombi zahurira mu biganiro bigiye kugenda gute urugamba rurakomeza biragenda gute nawe uraza kubwira igitekerezo cy'ukuntu ubibona urabona biri kugana hehe ikindi bikaba gukora subscribe ndaje dukomeze turebera hamwe ibiri kubera hari hakurya ndetse n'ahandi hirya no hino ku isi